nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro. Yes, twongeye kubaha ikaze tunabishimira kuza kubana natwe. Iyi ni Decent TV. Sinzi uko wabyumva ariko mvuze gutyo bisobanutse. Tugushimira aho uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo. Tukomeza kwifuza kumererwa neza, abafite ibibazo tubihanganisha, n'abameze neza tubabyati mukomereza aho ngaho. Imana irabizi. So turi kumwe rero hamno n'umutumirwa turi kumwe tugira ngo atwibwiye nitumara kutwibwira hasigaye tugane twamenyanye twese. Akoze jeje kwanza iminsi myinshi niko isi dutegeka dusuzanye dutya twadohoberanye. Nibyo ariko nge nitwa Elisa, ngo ndabwira cyane abantu badukurikiye tugira umukiza Elisa. Yego. Nishimiye kongera kubonana namwe jeje. Yes. Nkuko bivuga avuze jeje ariko abanzi banzi ku izina nka Jean Paul cyangwa se Paul. Nkaba nanjye nivugira ati nitwa Paul nyawe, ntacyo bitwaye kubivuga gutyo kugira ngo tukomeze tuganira kandi mu buryo bworoheje kandi tugenda tumenyana uko bugiye bucya nuko bwije. Kuri uyu munsi Elisa nishimiye kubana nawe. Wigeze gukora mu nganzo kare abakozi bakuzuririmba ariko nje nkuze ibintu byinshi cyane ko tunaziranye by'umwihariko. Tuziranye ari mu kuririmba nabyo twigeze tubikora cyane. Yego. No mu kazi gasanzwe. Nabonye nawe uri n'umupasiteri yageze kujya ubwiriza cyane. Pastor jeje come on pastor. Okay, numuvuga butumwa. Navuze pastor ariko wowe muvuga butumwa. Gusa ndumuririmbyi. Worship ibintu nk'ibyo ariko nyine mu buzima busanzwe nkunda no kuganira. Kuganira, gutarama. Ako jeje ko ureba nk'umuntu wafashana ko hashize igihe tutabonana wagira ngo usigaye ntago usigaye nk'ikintu ko mbona cyangwa warayahana amaso yatukuye ibyo uvuze kumukino ikintu nyine urabyumva ariko iyi minsi ya covid itambutse nagiye nshaka kumenya ibintu byinshi. Niyo byandi bavuga ngo bamenye byinshi bazazwa byinshi. Bibiliya harya sinzi nabwo muri Bibiliya ariko bavuga ngo bamenye byinshi bazazwa byinshi. Nanjye namenye byinshi mu minsi ishize cyane ko buri inshuti zibereho kugororana. Usanze nagoramye cyangwa ngiye kugorama burundu. Ushatse kuvuga ngo ibyo nkubajije nibyo. Ubuze ikintu cyari urwagwa inzoga cyangwa ibiyobyabwenge. Inzoga harya buri iyo bavuze ibiyobyabwenge baba bavuze donc urwarwa classe y'ibiyobyabwenge ngira ngo byose ni inzoga mu binyobwa byemewe. Hari nibyo wenda igihugu kivuga ko wenda byangiza umuntu cyangwa se n'imiterere y'umuntu bishobora gutuma wari ngewe mukanya nkahinduka ikindi kintu kubera ikiyobyabwenge namweye. Ariko hari n'icyo bita wenda ko umuntu anywa inzoga mu buzima busanzwe. Yego. Hari undi kadunakomereza aho ngaho urumva inzoga ati ko muri minsi numvishije abantu benshi bayinyweye. Hari nabo birukanye ahantu mu idini runaka ati mwanyweye inzoga madina atayemera. Tugarukiye aho ngaho ubundi ku nzoga hari icyo bitwaye. Nkunda bivugaho iki kintu cyo mbivugaho cya mbere inzoga urumva nubwo twise tujya aho hantu ntacyo burya kuganira nicyo bivuze nyine. Kuganira ari nababoneraho urumva nari mbonye hari ukuntu uri kunyirebesha ngira ngo cyane uko nari ndwaye amaso yashize. By the way sorry nabonye amaso yaragukomera. Ariko nonje nze ko aho kantu uvuzeho hari umuntu kubona bafata ku ntanga inzoga cyane ariko witereye cyane ariko turakomereza aho ngese njya gutwara ikindi kiganiro tukomereza. Ikintu nabonye se buriya yongeye nkwitajeje kuva kera ngira ngo nta kibazo ariko ni Jean Paul mukiza. Buriya akantu nabonye hari ukuntu abantu basa n'ibyo bakora inshuro nyinshi basanga umuntu ashobora kunywa. Nabonye abantu bagira deba nyinshi kuri ku nzoga
cyane cyane naye sindi bijya inyuma yikomereze nk'abantu cyane basenga mu matorero mu idini hirya no hino iyo bigeze kurwarwa ntago ari n'urwarwa reka tuvuge inzoga kuko urwarwa ni amatypes ni ibice ni inzoga y'igiturage gakondo yacu yengetse ni gakondo niyo rukwenga bagatara kwa harya buri urwarwa burasi kwa kundi bafata ibitoki bakabitara bagatonora bagabana umutobe nibyo bita urwarwa narwo bakarutara kavamo inzoga nge ntago nabyita paraxida ariko ntago nzi by'inzoga kuzitandukanya ariko kubera amatex y'abantu batandukanye ari mu idini inzoga usanga hari nk'ahantu ujya gusenga usanga ni ikibazo inzoga nyine umuntu unywa inzoga ni nk'iki se muri societe ni ikibazo gikomeye ikintu navuga ku nzoga iyo uvuze wakunze kunyita pasteri Bibiliya hari ikivuga nyine ku nzoga n'abanditsi nabo kagira basanzwe mu bandika ibitabo mu busanzwe bakagira ibyo bavuga ku nzoga hanyuma wajya no mu mahanga nabo bafite ukuntu bumva inzoga bafite ukuntu bazisobanura inzoga briefly ikintu gikomeye nabonye Bibiliya ivuga ko inzoga ari umukobanyi inzoga irakobaganisha hari icyo Bibiliya ivuga nyine ivuga ko kunywa inzoga birakobaganyisha hanyuma wo byumva avuga ko vino ari umukobanyi ngushukwa nazo abatagira ubwenge udashutswe nazo udashutswe nazo bara bashaka kuvuga ko yari byose abafite ikibazo n'umugisha hari ngira ngo n'umugisha kuba nayinywa ariko cyo cyonyine cy'ikibazo muri inzoga ibyatuma umuntu abura ubwenge yitwa umuswa ni byinshi ariko buriya wenda iyo babuze inzoga nagiye mbona abasinzi cyane iwacu mu makaritiye ugasanga umusinzi uhuye nawe ngewe umusinzi yigeze aca mu rugo umuntu wanyweye nyinshi ngira ngo ni urugero baba bavuga urugero ahari ko tumwe mu rugero nabyo biranditse bivuga igavuga ngo mujye Paulo yigeze abwira ngira ngo na Efeso ahari ni Timote yabwiye kugira ngo inzoga zizagutera ikibazo kubw'inda yawe yakunaniye kubw'inda yakunaniye ujye ufata quantité runaka ariko none wareba ama generation yirebye kera ukareba n'ubu ngubu ukareba n'abanyamahanga nk'ubu natangajwe n'ukuntu ujya nko muri za Amerika ugasanga amadini amwe namwe inzoga si icyaha nyine bafite ukuntu bazinywa bazikonsidera wenda nka ko ari nk'umuti cyangwa se mu bihe byabo bidasanzwe mu bihe runaka bafite bati kunywa kawayini akavuga ati kawayini ntacyo bitwaye uretse ko babigenda binayitandukana aho mwaye biterwa n'inzoga uburyo ki kuko igira ama ethanol ayikora ama produit chimique abantu inzobere mu bintu byabo barabyumva teranya bagakora gusa twasobanura n'abatabizi ibyo by'inzobere twemeye twivugira inzoga gusa twive mu moko yazo kunywa inzoga kujya mu moko nawe nzakwereka izo unywa kubwo kwishimisha abenshi ako tuzinga twishimisha cyangwa se ndarakugize karande barabaye karande cyo nabonye cyo iyo bigeze ku muco w'igihugu umuco uteranyije n'idini n'imihango n'imigenzereze byandi by'iki byose ko hari amadini asetting ibintu bakavuga bati kubera bakagendera kuri Bibiliya hari ibyivuga nayo yagera handi kavuga ibindi birumvikana nkaho ngaho Paulo yavuze bya bindi tujye ka kantu gakeya bose nk'umwe mu nka yiza ko ari kundira agatama buriya ntabwo ariho amadini yagiye akomoka agafata ingereka no nshingire ku byo babwiye kanaka ntekereza ko nemera abantu banjye bankurikira ndavuga ati mujye mukanywa mujye munywa ntacyo hakaba hari n'undi uvuga ati njye nka benereka ariko ni bya ibintu byose bigiye bikabije kuba byinshi mu muntu cyangwa mu gukorwa biba bibi bizana effet iyo bikabije ko hari abantu muri biranasomye avuga ngo ntukanakoreho ku nzoga hari nari nasomye hambya ngo niba ari ngo mwene so cyangwa ndi nta gusura ntuzabure kumuzimanira vino njye nsoma nkumva hamwe barayemera handi bayemera urumva ni mu rwo rwego nawe uramubwiye ngo agasembuye gusa kudakabye ngo woroheje icyo nabonye cyo inzoga ntabwo ngiye kuri party yanjye ntabwo nazishyigikira ko nubwo wenda ntigeze ngira gutya ngo nkweho ariko njye namweyo ubwo tujye kugana nk'abantu babiri bafite nubwo wamyengura wewe ushaka ko wambonye ari za zindi za kera wabonye izo basa ari ukimbonamo ariko none zarashize ngira uburyo ki yaje nyanganiza abantu ngo menye zikindimo impamvu ya mbere buriya ushaka ari imiterere y'umuntu umwe bita caractère cyangwa se ari za zina mwezi ikindi musinze nabiye bibaho nese ikintu byo nshaka ko umsobanurira wewe wageze ugira iyo experience ya bose iyo umwe nyinshi bo ari abanywe nkeya
n'abanywa nyinshi. Inzoga ubundi ni nziza. Icyo ngiye kuvuga inzoga ukuntu imeze buriya Bibiliya yarakoze iz'ubwenge ko hari n'abibuza burundu cyangwa arimo kumvira yivuga mye niko njya mbyumva aragacumba barayivuga barayemeye ariko kuba ari n'abibuza burundu nikiza ubwenge buriya umwanditsi wanditse Bibiliya kivuga ko itera ubukubaganya cyane ko umuntu wese ugiye mu kabari ajya amanuka tugende nkwe kamwe abatipe barimbye ejo bundi indirimbo ngo bite ngo ni peer pressure agiye kunsobanura ngo binsobanurira ngo ni ikigare sinzi niba urwo ari mu cyongereza niba ari ni nk'ikigare ni ikigare mu bishuko runaka none nkavuga ni Elisa nsanga hano hantu twicare tuganire nkuko twicare atwiganire so nkaba tubaguramo gake nta inzoga nkasanga tuyihuriyeho nubwo wigengesera kajana ntushaka kumwe agacupa kamwe akenshi ngiye mbona nagiye mbona tunywera kumara yo dufite mu mufuka abenshi aranywa akagera ahantu bari umucyure bamufashe cyatari wigeze mu rugo niyo mpamvu Bibiliya nyine aho yageze ikavuga ngo inzoga irakubaganisha bino ni umukoba ku buryo uramutse ushinze church wowe wazibuza abantu kubirumvikana yewe ntago nakoresha iyo myumvire ahubwo mu bintu nagiye mbona abantu bigisha babwiriza waba kugira ngo inzoga ni icyaha by'umwihariko ntekereza ko ibyo bishobora kwitwa discipline zitsinda runaka tuvuga amadini y'abandi tuyabarekere ahubwo ukavuga ngo bamwe bafite discipline ivuga ngo ntuzigere nayikoraho kuyikoraho gusa simvuze no kuyinywa bagashaka kubwira ko no kuyikora hari icyaha hari naho nagiye umuntu arerekwa ati biti tinisa ko mbona ugurira abantu inzoga bya nibyo kwereka kugurira umuntu inzoga rero atajya kwibaza kuyigurira umuntu suppose mama warayinywa aragusuye kandi pe aranashaje ntiwayimukuraho ntiwagira wabura kumuzimanira tunekereza ko byanga byakunda nabonye uraye uri muri societe runaka iwanyu mwese ari cyo kintu mukora kandi akaba nta wundi muntu uri buze kwakira abashyitsi baraho zishogize abantu uri bikore kubikora bitandukanye rega gukoraho bitandukanye no kuba wowe muri wowe ufite sense yo gukora ikintu kuba nshobora gufasha abantu bari aho ngaho mu rugo nyirizina bakagutuma ugatumika kapatisha ngwino hano kaza bitandukanye n'igikorwa nyirizina gusa nyine abantu bagira imyumvire itandukanye nibyo twari turi kuvuga basugusuzugura wanze mbo habaye nta wundi wo gutuma rega oya ni wowe igitabaje batumye ngiye numva ko iyo action iri très différent action yo kujya kuzana ikintu uko tutabeshye umuntu agutumye inzoga nyine birumvikana sibyo muzehe wawe arazinywa we ntuzinywa ati shangwe nana zanira icupa we uzavuga ngo muri frigo nzana ngambwiraje uzamubwira ati yizanire ngo papa ngo nakijijwe ibintu bizoko n'umukirisitu no kuzikoraho n'icyaha twebwe iwacu twishe ko nto gukoraho njye ni papa wanabwiye ati none usanga bakwigishije ariko kera abantu bajyaga bata imiryango kubera iyo myumvire cyane ariko ngiye ntekereza ko wenda byari ubujiji wenda ubu ngubu hari amadini amwe n'amwe arimo agenda avugurura imyumvire gusa hari ikintu abana babwiriza niba ari ikinyoma niba ari gutsimbarara ku myemerere nta muntu ushobora kubwiza ati kera twajyaga batubwira rimwe akantu ntekereza kuzakora sinzi umuntu muri birango wigeze kwihana ibyaha bya ba sogokuruza turi ibyaha bya base by'abandi nanjye yagiye nzakora icyo kintu nk'uko tuganira aho ati nshaka kwatura ibyaha by'abantu bakoze ariko twe tukabitsa ariko nshaka kwereka ngo kuki umuntu atarahagarara ngo abwirize wenda amadini turayazi twese nta ryo bivuga mu izina bambabarire ndivugira ibikorwa reka mvuge ngo iryemera inzoga iryemera imisatsi irambuye imwe bagorora muri za salo iryemera imisatsi itakozweho yandi karemano nubwo basigaye bavugurura ukabona imisatsi imeze neza umuntu arasa neza kera hano bashyiragamo kanta burya cyangwa upfutse uzitseho agatambaro n'abati hari namwe bavuze ati twe tuzapfa tutagakuye abantu batakoreshaga kanta cyabaga ari icyaha nyine none ndibaza nk'umuntu ubwirije madini amwe namwe icyo gihe ko wenda rimwe byarubujije bataranize tubyongereho bikavamo icyo kintu uvuga ngo inzoga bakubona uri mu idini n'inzoga tibara n'abapagani ubwo se nkubaza usanze ko mbyeyi ngo nanyweye akantu nk'ubusanze naragiye muri ya dini yemera inzoga
ukanyita umupagani ntabwo aho mani cya kindi twavugaga buriya biramutse ari buri imyizerere n'idini buri dini nyine rivuga nk'uko wari ubivuze rigira criterias rikagira doctrine discipline ubwo criterias ushatse kuvuga iki ngo ni imiterere umuntu yavuga structure nibyo byumvikana criterias structure nayo guri bisobanura ko ni nka ntuza abantu benshi ni imikorere y'idini imikorere cyangwa ngenderwaho ibintu babubatse runaka ngenderwaho kora gutya makorari hanyuma discipline nyine ni bya bindi doctrine discipline yacu ni ntidukora ibi ngibi umbaye n'ishuri ryawe nshobora kukurera nko narimenye aho zikora igihe mwareba umuntu akamenya idini asengera yo warimenye ko ari mu bana aho umuntu wananiye abantu ningewe nta muntu umenya urumva umushatsi wakurikiye ngewe ari umuntu ambye ati uri kiyobera abantu niba usengera hariya ntabwo bigusa ariko impamvu ya mbere hari igihe umuntu nawe areba ukuntu witwara hari idini rivuga ati ukuntu yogoshesheje none se ariko n'ubundi dini baba bafite ukuntu bumva ibintu kwabo basetinze kandi nawe nyine iyo bayobotse kameme ugomba kugendera kuri uwo murongo wabo hanini uyu nkora ku gatama dukomeze ku gatama agatama aricyo twavuga twikomeze ku gatama uziko jeje nagiye nigeze ngira amahirwe yo kubana n'abantu b'abanyamahanga noneho tuza kujya kwigisha ahantu ibivuga butumwa twabyitaga outreach tujyana n'umutipe wari umunyarwanda atari mu Rwanda ariko ntabwo ari mu Rwanda ntuhavuge twikomereze ntuhavuge ntacyo turagenda tujya kubwiriza ahantu muri quartier imwe tugezeyo rero urabizi ko abantu binabubaha uruhu rwera cyane umuzungu nyine uzi ko afite n'amafaranga tuzi ko niwe bakiriye mbere ngewe naje rero baramwakira arigisha nanjye nyuma nkora ibyo nkora tutashye rero turi mu nzira tugeze hirya arambwira mfite icyaka kiramwishe ariko hari muri Afurika wari ko si umunyafurika we yari umuzungu icyaka twinyabyana ati bro mperekeza tujyana ahantu hirya gato ku kabutike ubundi kubireba ndabyibuka cyane twinjiramo rero azifata izi nzoga zitwa gutera niba ari mitsi ni musikeri hari zirikeri zimeze nka kanyanga y'u Rwanda imeze nk'iyo ngiyo ya likeri ndabizi ntago amazina yaza kugenda yaza wowe umukaceri muri zo ni byiza ko ufite experience yazo wumva umutipe ikintu cyantangaje ni kimwe ni ukuntu twavuye ku preaching sibyo kubwiriza tugira ngo abantu wenda bumve nyine twe turi muri bintu byo kuganira ni kwisi ntago turi ahantu hamwe runaka nitwicaye ahantu hamwe kwiba ni ibintu biba kwisi yose ariko abantu baba mu buzima butandukanye noneho yari mu myizerere ugasanga hari ibintu aha byitwa icyaha muri kontina runaka ariko habititwa icyaha bose basenga Imana uvuga ukuntu rero Imana ifite ukuntu ifite umwihariko wayo biba bisaba ko rero niba ushaka no kuba internationali uri preacher cyangwa se ikindi kintu mvuga butumwa muri bindi bisaba ko umenya ayo makuru yose kuko ntuzajya kubwiriza muri South Africa utazi umuco waho n'idini yaho uko bihura nugenda witwariye iby'iwanyu uvanye naha uzagwisha bose mwarazimweye usanga bakora worship bambaye style runaka sanga umutipaje yambaye ikabutura afashe mic na dread none sasa uvuga ati mwizina rya Yesu tukashaka tuka tinaje mu madayimoni ariko wibuke ko iwanyu ibyo hasanze aho sibyo usize hehe iwanyu wa muco wanyu nyine umuco hanini nabonye ubusa n'idini uwo mutipe rero turaryanye anywe inzoga ubwo ndavunaguye shandaramujaje mu iduka none bitewe n'ukuntu nanjye nturutse ahandi hantu imyemerere runaka basi wenda bivuye ngo utanywa inzoga iyo myemerere ntuzo kumbwira ahari mu myemerere badakoraho icyo kintu rero safi ariko ndabizi nturanayikoraho ngenda nturanayikoraho nta nubwo kuyikoraho ntago mbizi ntago mbyibuka kereka dukoze urugendo rwose sinibuka iryo jambo utasoma ndaza kwerekana ngo ntukanakoreho ni warakozeho nayo ndabarakoze ubwo cyaba ari ikibazo noneho gikomeye baragusengera ntuyinywe ariko ugafata ku icupa ngo ufashe nya niyo nakubwiraga jeje agize gutya akoze ibyo bintu aho tugiye kuryama nimugoroba ko twaraga muri hoteli ko twari turi mu ivugabutumwa amaze brother bite mu inzoga iwanyu ndiko kwicara mu mateka iwacu nsengera ngaha afite idini
runaka yambagiye basengera nabarizwamo so ambwira ati twebwe iwacu umuco wawo hari n'ibintu nabanje kwiadressa biranga muri Afrika iwacu iwanyu atari ko gahoro gahoro kuko urabona abantu baba batandukanye bazi kwiadapta mu buzima bwose bagezemo ambwira ati twebwe upfa kurenza namusomeye byanditswe urumva yaragize ifuhe ngo nyine bamukusa imirongo yandi ati mbwira yo mu migani bice 23 soma gato yanga twasomanye dusanga hari ijambo rivuga ko kunywa inzoga donc inzoga nimbi zirakubaganisha cyane sibyo nibindi byinshi musomera mu Efeso turagenda tujya kwa Tito namubwiye Timotheo Prito namubwira ibi bintu mwamwara bisomye idini by'iwanyu niriye cyangwa unyihishemo shaba uyoberanye ansobanura ahubwo nambwira ko bamwe no mu bashumba usanga donc vino iwabo nakantu banywa ariko bategekwa nta muntu ujya ubwiriza inzoga ubundi ntawe yivugaho ni ikintu umuntu ni kimwe mu bindi binyobwa ahubwo ikintu bitondera benshi nukunywa inzoga ukanywa inzoga ukarenza kantite icyo gihe aho bakugiraho ikibazo kuko urumva uhita winjira muri wa murongo nyine w'abasinzi n'ibiki byose rero si byandi bajya bita ngo nibigirwamana wa muntu ushaka kunywa akabataye adafite limite adafite igarukiro zikamukontrola kugira ngo bazikontrole ariko ni n'undi hari igihe ikintu kinjiramo kikakuyobora kenshi ibintu by'ubwenge ubusambanyi n'ibiki byose riga byose mbese ukumva ni warya mudakoze ubusambanyi icyo kintu n'inzoga rero nazo iyo zinjiyemo ni nacyo biri ikunda gutindaho cyane ariko sikari mpamvu bibuza abantu inzoga si uko ari mbi buriya menye aho ushaka kuba ariko yanga ushobora gutoroma si uko ari mbi none se wa muntu dukomerejeho wasanze ari mubi mu mico n'imyifatire n'ibyo bo ikintu nicyo kintu nyine gitangaje nyine ni deba yaba ndende ariko reka nkubwize ukuri ni umwana mwiza niwe umuntu ushaka mu myifatire muri iyo groupe ufite imico myiza kuko urumva yasobanura ibintu ndavuga ntago nzongera kublaming umuntu kubera ikintu akoze ntabanje kumenya impamvu mwegere inkomoko yacyo ese ni habarizwa ariko umuntu uzakora ikosa kuko yarambwiye ibintu ndabyumva ati mu muco w'iwacu ariko wambara ukamya nk'ibintu yakubwiye numva niba nyinka nayikomeza cyangwa se we n'ibyahunda nkamenya none hari n'abantu bamaze kuvumbura bamenya nk'ibyo wamenye urugero bikunze kubaho wenda wajya nk'ahantu mu ivugabutumwa akavana umuco w'abandi ukavuga ati nambwiye ndumva ari cyanya nkuko mbyete yaransobanuye ndumva aho umva ikintu yambwiye uzi ko yambwiye ko urumva abo hari nabo bafite hari amadini nabo bafite nyine ikarica yabo bitarimo inzoga bayijugunye badashobora bagufasha ntago bakonsidera nk'umukristo niba abandi bavuga ati ibi ntibyemewe bakanabivuga tout simplement muri doctrine zabo discipline yabo inzoga no iyo limite iyo bayishyizeho uko kuntu babihaye Imana niko bigomba kwakirwa nkuko n'irya jambo riri muri Matayo nuzirika ihene nako nuzirika ikintu ariko narinzanye ihene buriya giturutse kukira nuzirika ikintu hano bivuge neza igihambiriwe ngo mwisi ijambo riri muri Matayo ibice nuko ntabyibuka ingo no mwijuru ngo cyagihambiriwe urugero tuvuze ati kwicara ahangaza twicara saa 5 nkagutegereza ku isaha nkabona byanze saa 5 bibaye saa 6 twarabyumvikanya kanya ni icyaha gahunda tuzayaduhera aho ngaho ni icyaha n'urugero wenda kuganira nk'iki kiganiro twicara tuba ndaza kugusura nkanyemerera wambwira saa 5 wenda nkaza saa 8 akanya ni icyaha cyangwa bibi icyaha byabaye mu rwego rw'idini bibi icyaha byabaye mu rwego rw'idini ako kantu wongeyeho je niko mbyuka ubwo nari ntaza kuvuga tuco kwa abari abantu babiri ariko none bakazirika ikintu twagera hano ni saa 5 twadutangiye ikiganiro wowe ukaza saa 8 ngiye mbona donc iriya consideration yo mu rwego rw'idini nibwo Imana izirika ntekereza ko ari bw'Imana nizirika kuko urumva niba no muturage yambwiye ko iwabo mu madini iwabo hanze barazinywa bisanzwe ariko madini iwabo runaka nayo si yose iry'iwabo reka mvuga iry'abo n'iryo yambwiye twebwe pasiteri niyo namubajije ati meze ati sha tujyumwa gake cyane ati jyumwa gake Bibiliya ivuga ko ari gake tuzayatuma n'ibindi ya muri doctrine zabo niko byo kurenza urugero ariko rero avuga akantu gakomeye ati ikintu cyose iyo kigeze muri Afrika iwacu hirya muri western countries kimeze nk'ikintu bo bakontrola bamenyereye cyabaye ubuzima bwabo niyo nishaka bari acide cyangwa virus iyo kigeze inaha muri Afrika
cyane cyane we uteranya na bwa bukoroni bagiye batwangiza n'imyemerere bakaduha bike bakadusigana usanga tubyakirana impamyi tukanabyakira nabi none na misunderstanding no kutabisobanukirwa nyine tukabikora nabi n'ubuki byose kuko nk'inzoga iyo uje inaha uzareba ukuntu abantu bayakiriye kugira aho umuntu kugira ngo ni naho ahantu abasinzi benshi baba ko iyo urebye muri Afrika kuko iyo urebye nka filime tuye tunareba sinjye no bari bihugu byabo by'Iburayi bazinywa cyane bari nyari bya cocaine byica cyane ni inzoga simba ari mu ntago mbyibutse neza kubimenyana byanyura muri za Bordeaux ariko nibyo birashoboka ya bice byo muri za Brazil nyuma yayo yari muri Espagne ni hari ngo bimarikere bameze nabi cyane usinze buri hejuru rega nazo ni za ruko nyine twavugaga cyane wa muntu wamaje kugira imbata bisemurara birimo ni danger na wa muntu wabaye imbata sibyo twigarikiye kuba none bahisemo imyemerere ngiye niba nari ngeze hano ngiye kubwira nti ba bantu hamwe mwarambuye intambwe mukageraho ukabona umuco handi yabivuga ngo umuco arahurwa abo none niwo dutunze ngiye kubwira abantu b'inshuti zanjye ariko ndavuga mu migani umuntu akagera cya nkawe ukaza kwamye ati ngiye namare gusobanukirwa ko inzoga atari icyaha ni byiza ariko impamvu ngiye mbona bibaye ikosa nuko wabo bataramubwije ukuri bakamubwira ngo nkuko umubyeyi yabwira umwana we gusambana n'icyaha naze ngo mubwire ingaruka zigize gusambana icyo cyaha icyo kintu wisi cyanye none agatangaza no kubona bitwa ngo twitsinda ry'indaya akibaza ry'indaya zikurikisa ubusambanyi ni kuba byishimira banabivuga se icyaha gute ariko babyo umwana ngo ni icyaha akajya kwishakira ubusobanuro bwimbitse akamenya ahubwo ntabwo wera mu bwingo gusambana n'icyaha bambwiye ati kuryamana we n'umubyeyi areruye abati tuha mukobwa njya mbyumva ababyeyi we nanavutsana hari abana b'abakobwa ku mama we twatangiye kwakangavu ati ndwabaye gutyo gudaje ujye mu basore baraza kugutera inda none mama kumufite ikibazo cyo guterwa inda ntagize n'ikibazo cy'ingaruka zindi ashobora kurwara sida n'ubwindi itabaho none gusa umwana agiye gushaka none nabwiye ikintu twashakira umwanya wacu imbaraga zo kugira ngo ayirinde inda mama ahora amubwira njye nacunze abana b'abakobwa benshi bagiye gushaka iki nakora kugira ngo nasama uko ajya avuga ati none niba mama yanze ko ntwarinda nicyo mama akunda kuvuga mama aravuze kwa mukobwa turaje ejo neza baguteye inda nzareba aho uzajya tuzatuba muri uru rugo mwana akavuga ati ko ari hatari wa mubiri watangira kumutegeka ryarari wa mwana akibaza niki nakora ngo naze gukora ikintu tuma mama bimenya shaho ngo rwose we nane gukigana uzayishakira umwanya urambuye aho muherereye mwababyeyi mwe nuko twivire ku nzoga ariko umuntu aho muherereye rwose mbabwiza ukuri turimo twica abana kumubwira ngo nuza inda nicyo kibazo cyonyine gihari nubwo nacyo gikomeye umwana yarwara sida n'ahazaza he hava ushobora kumwigisha uburyo inda bayitera inda musobanura izindi ngaruka zose iyo bigenje gutya bibyara ibi kugira ngo agire knowledge agire ubumenyi kuri icyo kintu ariko utamuhubujije abahungu mukubite amubwira ati muzo n'inda ntuzarutahamo bagiye bugira ingaruka nyinshi mu bana none narebe nyuko byatigiye kumenera ibanga ry'abantu bamwe mu bavandimwe bageze ahantu kure nkaho bagatangira kwigana iyo mico bavuye muri rya dini ryababye ngo kirazira kwebwe wacu ntuzigero yinywa cyangwa ariko sambarega nuko babye ngo ntuzigero yinywa nta musobanurire bamwigisha agasobanukirwa ko inzoga atari icyaha ahubwo ishobora kuba icyaha muri uru rwego kuko bamwe itsinda ritazinywa byo birinze kubitubwira nta n'abitubwira n'umunsi wakuze ko inzoga ari icyaha none ba bantu banjye barahuye umuco ubu tuvugana shaba afite akantu gatetse ara mu kabati hari nabo numvishe ngo bakora mariage runaka babantu b'abarokore bagenda akaza gukura agakese aravuga ati gahunda reka tuzimane tuzimanira abantu ticyuya mvanye urumva cyo njye kubwira abo bantu bagize ubwenge barahuye ntibamenya cyakora ntibahise bamenya cyane nk'ahantu nkunda gutunga agatoki bambabarire n'ahantu biza bya bintu bya teoloji iyo mbabajije akenshi ngiye ndakibariza atari kubiti ku nzoga ataka inzoga ntabwo ari icyaha ariko ntabanze gusobanura igihe uzayinywera ikaba icyaha abo ngabo rero benshi bafite akantu gatetse mu kabati barakanywa ngewe nganira nabo bakabimbwira bivuze ngo barahuye umuco kandi iriya teolojiya cyangwa biriya byigisha bya bibiliya ni ibinyamahanga burya
ni ibinyamahanga bateguye bakigisha byinshi nuko sinzi wambye ngo Imana yo mwibahasha baba batwigisha burya habagaho Imana yo kuri niyo mwibahasha akenshi rero izo ngizo ni ibinyamahanga baba baririmba baba bavuga baba bakora none natwe tukabyigana ukimara kumenya ukuri wowe kujya utahise uvuga ati nanjye njye nicarana akantu hariye ni bwa bwoba baguteye asome ni bwa bwoba baguteye bo urakoze cyane icyo kintu ni sawa icyo kibazo ni sawa ariko urumva nyimara kumenya ukuri ntago nari kugende abo mujene tuganiriye hirya n'andi makuru umenye na Bibiliya usomye neza witonze impamvu ikubuza inzoga urumva nabujijwe kuzinywa nari mu muriro rero kiragihe ariko akunda ufite ububyutse ukura icyo cyari gihagije nkura nzi ko ari mbi gusa nta bindi ariko kera uje guhura n'uwo muntu ndabimenya stoppinga kujudginga ariko bitavuze ko nge nazinywa nyine icyo navuze ni uvuga ngo nasobanukiwe ko ntashobora kujudginga umuntu ushobora kuba hirya mu myemerere na kopito mu myemerere ye idiri runaka barizwamo babaye iwanyu barazemeye bakavuga bati mujye munywa gake sha sibyo ari nabo batavuga ngo gakeya batirwa bayibwiriza batirwa babwiriza akubazi ko I can't blame those people ariko rero byagaruka kuri ngiye kuba ntaramenye ko wabimenye nkabimenya nyuma nta byiza ngiye ku ruhande rwanjye nigeze mfatiramo kurumva nta experience yabyo mfite uretse ko nta najyaye kuko muri nge hari imyaka ugeramo ukaba warafashe decision ubu ni decision cyangwa ni ikintu wavukanye kiba muri wowe ati baramye ngo kirazira oya ntago ari ikintu navukanye ko kizira ariko kukura cyagiye usobanukirwa ibintu byose kuko urumva niba uri preacher yisemo kuvuga ubutumwa bwiza ugera ahantu henshi ubutumwa bwiza ubwo no muririmbire gabo ubutumwa ugera henshi ugasobanukirwa kumva ibingu bafata ibingibi gutya ibyinshi nshatse kuvuga nibyo abantu bagiye bigisha cyangwa se abantu bagiye bakwigisha ariko ntibabivuge ntibabisobanure mu kuri kwabyo neza icyo nicyo nagiye nsobanukirwa rero iyo wabimenye gutyo uretse ko nta nubwo nigeze nzikunda aho hako kantu gatandukanye ari gukunda ikintu no kuba warakibujijwe utwo twombi turi kumwe ariko niyo mpamvu mvuga nti uyu munota sibyo ku bandi nakigisha ku bake bose ku bantu nabwira abantu nahura nabo societe ni cya kintu umubyeyi akubwira akakubuza ikintu ntukarye ushobora kubukunda inyama umwana inyama uzikunda cyane buri munsi ushaka kuziryaho hanyuma rero umubyeyi ati umwana ngiye kuguca ku nyama shaka zizagutera gute rero n'inzoga ni muri iyo sanse buriya akenshi biriya yagendaga ibwira abantu kuko inzoga abantu barazinywaga icyo gihe ariko zikaba control kugira ngo bagire gute bazikontrole ni nayo mpamvu abatipe b'uruhu rwera bo inzoga bazinywa kubyumva ariko bakazikontrola ntiziba control bakazinywa bagakomeza kubaho ugasanga mu yakatasi byagera hano iwacu muri Afrika ibyinshi twakira iyo bigeze ku nzoga ziradukontrola kugira ngo tuzikontrole none hari n'ahenshi usanga Imana ishobora kukugira gutya ikakorienta kureka ikintu ikabigutegeka kubera ko cyakunaniye kugikontrola namwe twasenganye tukabyigisha muri sanse yo kuvuga uti ntuzibeshye warapfuye ahubwo waranapfuye niyo mpamvu tubwira abadukurikira ni byiza kwigisha ukuri kuzuye hanyuma ariko ukanigisha umuntu niba ubwiye umwana ati inda ibaho iyo ubikoze gutyo musobanurire inda umuntu atwita byagenze bite wikubita umwana umubuza gusura abandi bantu batazagutera inda wifata umusinzi buriya nabyo tuzabiganiraho ukuntu amadini menshi aca abantu bitewe nuko bakoze ibyo bintu bishe amabwiriza na discipline y'idini ariko bayica abwira ngo babegere babazane bamenye impamvu babaganirize ibi bintu wakoze ahubwo bakabaca buriya iyo uciye umuntu ni nko kumuvana ni nko kumubwira uti wowe ntabwo uri umuntu ubundi ntabwo uri umuntu ntabwo Imana igukeneye tuweve mu bandi ariko njye nta gahano baba bamukubise ndabona basaba imbazo akabasubiza harya buriya nta gahano umenye ariko abenshi ntibabyirwa ngo tubahaye agahano byiza kuganiriza umuntu ukabwira umuntu kuri kose ukamubwira ABCD kuko niyo nakuze azi icyo kintu neza anasoma n'ijambo ry'Imana byandi bya theology gusa ngo wize
bakubitsemo runaka, wenda hari n'abayiga nyine, hari abayiga neza, hari n'abayiga nabi, usanga nyine yakiriye amasomo gutyo gusa, ariko agakiza tusempema nawe harakomfonda harakitira. Yes, urumva ko umuvandimwe Elisa akomeze kutubwira unarabonye bwaho yagiye atambuka nuko abitekereza cyangwa ko abivugaho, cyane ko wenda nanjye mu myemerere yanjye cyo nemera cyo gikuru kizima nuko nemera ko urabona harimo abantu b'inyangamugayo muri quartier. Ariko utarasoza kugira ngo dusoze wa mugano wawe. Yes, umuntu aramutse aje Imana igutumye ahantu ujye kubwiriza ubutumwa bwiza mu basinzi barya ariko bazinywa bari addicted, wagenda babuza inzoga kukanya uzi buriya nyiraho ngaho ni mutazireka murapfa, uzi nyiraho ngaho buriya gikuzimu nyiraho ngaho buriya cyambere cyo mbere kukubwiriza ngiye kubwiriza no kubanza nkamenya nubwo twe twita ko turavuga ubutumwa bwiza akenshi usanga atari bwo twakoze, ahubwo twatwaye n'amaranga mutima y'idini. Ngiye nkaza kukubwira nkuhamagara abakiriya bazi wanjye uzumva abantu cyarajyaga ku maradiyo babwiza akabwiza ati reba ukase mu kanogo ugatambika hirya, wamubwiye ati niba ukijijwe utandukanye n'ikibi reba urusengero uri hafi yawe ugende witabira amateraniro. none nagiye kubwiriza navuga niki cyakugize imbata, none nkabona wenda akamye ati inzoga zaraneze gazanze kumva, wahita umubwira gutera n'iki uyu muntu rero njye nabanza kumugira inshuti nkamubwira ni none se ahantu ukorera ubona amafaranga, ati ndayabona ariko ndayanywera. Okay, nise hari abantu mwarakoranye aha bateye imbere, kambye ati bana babose ninjye bazanye mu kazi, none bagiye uruzwira mvugo zawe bagiye bancaho ninjye bazanye mu kazi baribona gusa. Nkongeraho ikintu kivuga ngo none se iherezo rya ati njye byaranze inzoga zaranze ni cye cyiza noneho ngiye nabanza kumwereka inyungu pana tureke iby'ijuru ko birava ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha no kujijuka. Ngiye nabanza nkamujijura mbere yo kugira ngo yoho Uwiteka kabanza kwinjira mu buzima bwe. None se ko ufite umugore n'abana ni iterambere ryawe ko numva inzoga rigiye kukumaraho, ushaka kugura akabanza cyangwa kubaka inzu nziza cyangwa ukagira gutyo ugatera imbere, nyuma yo kubereye inshuti mukaganira ushaka kumwigisha uburyo ki ashobora gutangira agabanya inzoga ko yamugize imbata. Noneho basi nibanywaga tinyigera ukaze mu icupa kandi nditangiye kurya mukama ntirimvamo urinda bwira nambye none se fata nirindi waretse za nshuti zawe zituma musangira mu karinywa ugakora ikintu bise kugifata nk'icupa rimwe, nibura ugasagura 3,000 kwe wakoreye ukabijyana mu rugo cyangwa ukabyizigamira mu kwezi urabugiza aya naya 90 gutyo, ati mu yindi minsi uzajya gutyo ubugiza aya nawe mu kwezi kumwe uzabuguze wenda ihene cyangwa inka wenda bitewe n'agace ahereyemo ari mu cyaro urumva njyana mu buhinzi n'ubworozi, yaba ari Kigali ati mu kwezi kumwe naho uzabuguze intebe nziza ugiye mwicaye muri salon nziza nk'umuntu w'umugabo maze imyaka aha nibura ko tuganira. Sinzavuga ubutumwa bwiza mu mbabarire bw'urwego rw'umwuka ko Bibiliya yarambwiye ngo umwuka umubiri muzima niba ari umwuka muzima ahubwo mu mubiri muzima babivuga muri Gatolika ngo itambye ngo roho nzima mu mubiri muzima ndumva ngo shero natwe rero biravuga ngo umwuka uture mu mubiri muzima. Uyu mubiri rero wamaje kwangirika niyo mpamvu tukira ngo mbanze mubwire ngo uyu mubiri wawe banze wubake, none hejo nizamucaho wenda yicaye nkuko twicaye tunywa kamwe cyangwa nkwa kamwe nishimire ko rugwe yagezeho yatangiye kugabanya kandi atangiye kuzamuka, none nimbona ko yamugize imbata burundu mbye ariko byashoka ngo ndayireke burundu. Ahangana niyo tumukarasa mu idini zamufasha kureka inzoga burundu, atandira muri amadini yose ku muntu waragize imbata n'inzoga ejo niyongera ikamukura bamushyira mu idini rimuzirika akamata ngira inama yatumye tere nkwere jya muri radindi y'abari abantu batanywa inzoga bo bafite imico imeze nk'iy'abamarayika bageze mu ijuru, nanjye njya mbona kwihangana nabo bari gushobozwa nabyo Kristo baha imbaraga. Hari amabwiriza n'imico bagira turetse n'inzoga gusa ubona neza bashobozwa byose na Kristo uzazubaha imbaraga. Mw'abantu mwe mwaragowe gusengera ahantu bo bavuga ko ari nivuga bagira ngo nivuga barakore bari nivuga usanye nta muntu bantunze utoki abarokore meze n'umuntu warokotse wageze mu mvugo y'iki gihe muntu w'Imana wageze yute
ubwo urumva ko by conclusion ni cya kintu wumva ijana namworohereje jya mu wabanje kwinjira mu buzima bwe dufite defo ntabwo wazita umubwira ngo urapfuye reba ukuntu kireba inzoga zarafishe muze mugarukire Yesu ndavuga ngo urabanza kwinjira muri inshuti nawe kandi cyane ko byabaye business ariko ni nabwo buryo bwiza bwo kwegera umuntu reka mbivuge gahoro batabyumva cyane ko byabaye business nta gutindana nawe ngo nkubwire ngo gabanya uwo mwanya ni muremure uri umusinzi ngo ubatizwe cyangwa ubere kuzashya upfe cyangwa uzapfe none ubwo bwaguteye kwibyo ko ariko kuvanayo ati namwe turabazi ko mwavuze ko muri abamarayika mudakora ibi ari rimwe naringeze mu kanya ugasanga bamwe barabikora urumva banza umugire inshuti umwereka inzira y'ubuzima iyo umuntu uzamubwiriza neza ugenda avuga ngo roho nzima mu mubiri muzima ubwo dusoza icya kindi nari ndi kubwira twavugaga nyine yansuye ngira ngo tugiye kuganira ibindi bintu kumbi none tutoreka ubwo bw'amahirwe buriya nuko twageze umuntu uri hari inyuma akavuga ati ariko ubundi mwaganiye tubifata ariko n'undi da kwa babiri cyangwa batatu ngo bateraniye umwuka w'Imana abana nabo ibi ni biruza kugira ngo tubwire nyine aba bantu bacu bari badukurikiye nibyo twavugaga buriya inzoga ikintu twabwira abantu ntago zikwiriye kukutwara n'imbata bivuga ko zirakubaganisha ugende nyine ugere ku rwego ukubagana ukora ibyo utazi ko mu byo kuvuga ngo zigutwara ubwenge yewe uvuga ngo ni ngize wakoze bino toya tinjo byagenze yasiki waragatsindwa niba ari kwameza ikintu umuntu yakora cyiza umuntu nubona ugeze ku rwego ibintu inzoga uretse n'inzoga gusa ni icyaha niyo wavuga ikintu reka tuvuge ibindi wenda reka tuvuge inzoga kuko ejo bundi tuzagaruka tuvuga inzoga nizigutwara zikakugira ukabona zigeze ku rwego zigukontorora ndabeshya zikakugira imbata uri ahantu ukorera amafaranga utagiye tuvuge mu buzima busanzwe udafite n'iterambere kandi yarageze ku rwego rw'amafaranga kubera inzoga ukwiriye kwinyuraguramo kwicara ukinyuramo ukisubiramo ukisuzuma ugafata umwanzuro ukagabanya ariko iyo wageze kuri urwo rwego ugabanyije bikanga umwanzuro mwiza w'ibirivuga ni ukureka burundu umuntu se ko baba baswe nabyo yareka kuko uba wabaye imbata uwo muntu nyine aba muri babandi birivuga ngo ari abana b'urupfu n'abana bo kurimba nibyo ngibyo nicyo cyane icyo twavugaga n'ubundi niyo nama nziza ziranyagwa zikubaganisha niba uri imbata rekera aho ngaho ariko noneho tunabwira abantu ko ni byiza gukora ikintu neza ukajya ukora donc kwinyuramo ukareba niba ari atari n'inzoga gusa hari n'ibindi gukora kikagutwara ubuzima bwawe bwose kikagukonsoma ibiki byose ukaba muri ubwo buzima bwawe Elisa urakoze cyane rero ku kaganiro tugiranye ndifuza ko wenda iyi Decent TV kuri uyu ngubu dushobora kwicara gende murabe bacano cyangwa se imyigishirize iri hanze ahangaha nubwo hari uburyo wenda barimo barakoresha ngo n'ubushobozi ubutunze n'amafaranga nitwara kwivuga ariko twabuze cyangwa se dukeneye twebwe kuvuga abandi kubaka ivuga ubutumwa ryiza nimvuga ivuga ubutumwa nagomba byango muture mumbabarire ariko nukubaka umurongo ngenderwaho cyo twavuga ngo social media ariko mu bumuntu ingisha ubumuntu tujye mu bishegu kuko turabaje tuvuze ibishegu twabona dufite abantu magana miliyoni mu munota cyane ko ari byo abantu benshi bararikiye so twaje rero nkatwe muri rya zina riza dufite ryitwa Decent TV kugira ngo twinjire mu kintu cyabuze cyangwa gikenewe cyangwa cy'umwihariko tumwe turirengagiza nk'abantu iyi ni Decent TV turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye cyane ariko Elisa ndifuza kugira umutumirwa uhoraho cyangwa se twatugana mu bintu bitandukanye ndetse dukore icyo bita deba dushaka n'abandi bajene twicare tugiye icyo tuvuga gutya dusa nk'abihari ijambo ndimo ndabona habona imyitwarire yajya gusa nk'iyanjye ngenza ashaka n'ahantu dufite imyitwarire ijya gusa nubwo rero batabanje kuntunga gatoki umbyama nango ariko mbabya inshuti z'Imana ndetse nta cupa ryamutwaye jeje twaganiraga ni nk'ibisanzwe tureba ubuzima bwo kwisi ibyo inzoga kwisi bayivugaho iki mu rwego nk'urwo ngurwo nta bindi birenze tugana ku musozo nyine ariko nk'umuramyi usanga tuzanye nakubwiye ndifuza ko nibura ya gitari nabonye hariya ndayizana nubwo bitari muri gahunda ariko nuhura n'umuntu w'Imana no mpora ndi ready rero mbwira ijambo rigufasha ready ndashaka ukora mu murya nta kibazo kabisa urumva ko uyu muntu w'umuramyi mumfashe nsimbuke zane gitari kugira nawe uririmba se sho ntacyo bintwara
DJ ndagufasha iyo ndangurura amajwi biruka ukora na piano gusa byarari kuvamo nubwo itaregeye neza ntajya oya nanjye nijye gutunguye wenda utari kuza wayiregeye nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro victory belongs to Jesus, victory belongs to Him. jeje twarira aho ngaho itari ifite imbaraga zitoye okay Mwuka wera ndakunyotewe ngwino uganze muri njye unyigishe unindure unyiyoborere weguri ibyanjye byose ungenze uko ushaka Mwuka wera twibanire Mwuka wera ndakunyotewe ngwino uganze muri njye unyigishe umpindure unyiyoborere weguri ibyanjye byose ungenze uko ushaka Mwuka wera twibanire. Thank you. dusoza rero twabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe mu buryo bwose mukora icyo twakwita subscribe ndetse no share ku nshuti zawe cyane ko nubona turi mu murongo mwiza turagusaba iyo nkunga ariko nubona turi mu murongo none utari mwiza byihorere ariko tusaba inkunga ya mu gihe ubona ko turi mu murongo mwiza kugira ngo dushyira abantu mu rwego cyangwa mu murongo mwiza w'ubumuntu n'ubutwari no komeza kugaragaza indangagaciro kwita amazina tudafite tubireke ahubwo tube abantu b'ukuri. Iyi ni Decent TV itangiye ibiganiro byiza kandi nawe uzagiramo uruhare ubutaha ushaka kutwandikira muri comment dusaba kugira ngo utuhe ibitekerezo utwungure byinshi ufite cyane ko dukwiye kwa mu murongo muzima twese twumvikanyeho kandi mwiza. Sawa nakagaruka ngendi Paul ndetse nafatanya n'umugenzi wanjye Elisa. Ciao ciao. Thank you Elisa tugira umukiza. Okay, thank you.